Okay guys, muri iyi video ngiye kukwereka uburyo ushobora kuuploadinga cyangwa se gupostinga video kuri TikTok ugashyiraho thumbnail cyangwa se cover photo, bigatuma uzamura TikTok yawe ukaba wabona aba followers benshi, like, comment ndetse na engagement ikazamuka cyane. Tuguhaye ikaze rero kuri channel yitwa Smart Tech Academy nk'uko uri kubibona. Niba ari ubwa mbere uhageze kuri subscribe, like, share na comment, wibuke gufungura inzogera kugira ngo uzajye ubana natwe muri video z'ingenzi zigufasha kuzamura social media zawe neza. Nimba ari ikibazo cyangwa se igitekerezo byandika muri comment tukaba twagikemura. Icyo usabwa rero ni ukubana nanjye kuva ino video itangiye kugeza irangiye, maze nkwereke uburyo ushobora kuzamura TikTok yawe. Okay, ukuntu bigenda rero, uraza ufungure TikTok yawe nk'ibisanzwe, ukayikandaho, utegereza akanya gatoya ifunguke, biterwa na internet ufite uburyo yihuta. Ukabona ko yafungutse. Nimara gufunguka rero uraza ahangaha handitse ari akamenyetso ko guteranya, hano hatunze aga fresh usanzwe unyura wa uploadinga video, kandaho gutya. Okay, numara gukandaho nanone uraza hano handitse ngo template, urakandaho nk'ubusanzwe n'ubundi nk'uko usanzwe ushyiraho izindi video. None hano rero urabona tujya tugira hano ni kuri all. Ushobora kuza nimba video yawe iri kure, ushobora gukanda kuri video ukahita ujya muri video gusa, cyangwa ugakanda ku ifoto nimba ari ifoto ugiye kurebamo ukahita uyigeraho vuba. Ariko turi kuri all, iyi video ndi kuyibona ubwo ndahita nyikandaho. Dore ni iyi ngiyi inatunzeho aga fresh, ndayikandaho gutya. Nimara kuyikandaho urategereza n'undi nk'ibisanzwe. Okay, noneho uraza utukanda hano handitse ngo next. Ahangana tuza aga fresh, ukandaho gutya. Noneho utegereze. Okay, noneho iyo bigeze hano uraza ugakanda kugira ngo noneho nyine ushyireho ya thumbnail cyangwa se cover photo. Uraza ugakanda hano handitse ngo edit cover. Hano natunze udufresh tubiri, iryo jambo uhita uribonaho. Noneho uraza ukarikandaho gutya. Urategereza kugira ngo nyine bite birodinga, urabona ko bya loading. Noneho hano ushobora guhita uhitamo wenda igice cya video wenda kigomba kugaragara inyuma iyo nta thumbnail wakoze. Urabona ubundi iyo ukoze video ntushyireho, ukayiuploadinga cyangwa se ukayipostinga ntushyireho thumbnail, TikTok cyangwa se YouTube cyangwa se Instagram cyangwa Facebook yo yihitiramo igice cyiza cyo muri video kigomba kugaragara nka cover cyangwa se nka thumbnail. Urabona ko nk'ahangaha bari baduhitiyemo iki ngiki, urabona ko ari cyo cyiza ugereranyije n'ibi ngibi. Noneho ukuntu bigenza kugira ngo noneho nimba ariyo ufite muri telefoni, uraza ugakanda hano handitse ngo upload. Ahangaha natunze aga fresh kugira ngo muri kuhabona, nashyize udufresh tubiri. Uraza ugakandaho gutya kuri upload. Iyo ukanze bahita bakugeza muri gallery yawe, ugahita uhitamo ahantu ushaka gushyiraho. Wenda tuvuge ko ari iyi ngiyi, ndayikandaho. Urabona ko yamaze kugeramo ko wakora thumbnail za TikTok, wenda niko nari nayise. Urabona ko cover iba yamaze kugeramo. None iyo imaze kugeramo ushobora no kuyisimbuza cyangwa se waba wayishimye ukayihorera. Reba hano handitse ngo preview, ushobora gukanda kuri kano kantu ko gukuba ukahita uyisiba, ukaba wahitamo iyindi. Noneho iyo wayishimye nk'uko nanjye namaze kuhitamo, uraza ugakanda hano handitse ngo save, kandaho gutya. Urabona ko yahise iza hano, yahise isimbura ya yindi yari ihari, kugira ngo muri kuyibona ko ariyo cover yahise iza hano inyuma. Noneho ikintu dushigaje ni ugushyiraho description. Wenda ugakandaho gutya kuri description nk'ibisanzwe, ukandika wenda ati biterwa na video yawe wakoze. Ngiye kuko ari kwerekana uburyo wakora thumbnail za TikTok, ndandikaho ngo uko wakora thumbnail
za TikTok gutya. Okay, nindangiza ushobora no kugira gusetinga account yawe cyangwa video yawe ukavuga ati abantu bari buyibone, everyone can view this post. Ushobora kwadingamo link ahangaha cyangwa se ukajya hano kuri more option ukareba ukaba wahitamo ururimi cyangwa se ugahindura quality ya video. Share to, ushobora kuba sharinga kuri Facebook cyangwa se kuri Messenger. Noneho iyo wamaze kubikora byose byarangiye nk'uko nanjye byarangiye, ushobora kuyisevinga ari draft cyangwa se ukagira gute ukayipostinga. Ushobora gukanda kuri draft uyisevinga nka draft cyangwa se ukagira gute ugakanda hano handitse ngo post mu ibara ry'umutuku nk'uko n'ubundi dusanzwe postinga ni gutya. None ko thumbnail yacu twabirangije, turaza dukande hano kuri post, ndakandaho gutya. Urategereza kugira ngo ibe uploaded. Ukabona ko ise binihuta igeze kuri 99% kugira ngo yihutire, n'ubundi biterwa n'uburyo iyo video ingana nyine n'iminota ifite cyangwa se igihe imara. Noneho urategereza akanya gatoya navuga ngo video posted to everyone can see this video. Urabona ko yamaze no kugeraho. Noneho nuza kugira ngo urebe ko ya thumbnail cyangwa se cover photo washyize kuri video yawe kugira ngo urebe ko yagezeho, uraza ukande hano kuri profile yawe nk'ibisanzwe ukandaho gutya. Noneho urategereza. Noneho nako video yacu yamaze kugeraho. Reba yamaze kugeraho na thumbnail cyese cover photo nako nayo yagiyeho inyuma. Ni buno buryo rero uyishyiraho bigufasha kuzamura umubare wa followers, likes, share na comment. Urabona ko iyi ariyo video ya mbere nkishyira kuri TikTok account. Nizere rero ko twabanye ukoze subscribe, like, share na comment, ukibuka gufungura inzogera. Nimba ari igitekerezo cyangwa se icyifuzo cyangwa ikibazo byandika muri comment tukagusubiza, maze tukajyana neza mu kuzamura social media zacu. Ni uburyo rero bikorwamo.